Yes, so tugiye gukomeza inyigisho zacu kuri Python. Turagerageza nyine kuzishyira mu kinyarwanda ku buryo bushoboka. So mbere yuko dutangira inyigisho z'uyu munsi, ariko nizere ko wakanze like aho hasi, cyangwa se subscribe cyangwa se share, niba ufite na comment nayo uyisiga aho hasi. So mbere y'inyigisho z'uyu munsi rero, twibukiranye ubushize twari twabonye input output. Ni gute winjiza ibintu, winjiza data from keyboard, ni na gute ushobora ku displayinga data kuri screen. So twihuse uyu munsi rero tugiye kureba icyo twita operators. Operators ni iki? Ni symbole nyine ukoresha kugira ngo ukorere ama operation kuri data zawe. Ni ibiki? Ni igihe ufite nk'imibare urayiteranya, urayikuramo, urayigabanya. Ese igihe ufite nk'amagambo, ese ayo magambo urayungikanya, urayafatanya, bigenda gute? So ibi rero biri important kuko nicyo urebye nicyo program ibereyeho, no kugira ngo ikora ama operation kuri data nyine. So ama symbol adufasha gukora ama operation ari uburyo burindwi ko navuga buri important. So ubu buryo burindwi rero tugiye kugenda tubureba kamwe imwe kuri imwe, turagenda dufata n'urugero ariko turagerageza kwihuta. So nk'iyi ya mbere, izo bita arithmetic operators. So izi turazizi, zirazwi cyane. Hari uguteranya, hari ugukuramo, hari ugukuba, hari ukugabanya. So reka tuyihere ya mbere. So dufata urugero. So ibi turabizi, hari guteranya imibare, ushaka gukuramo imibare, ushaka kugabanya, ushaka kureba reminders. Reka dufata urugero rwo kuri modulo, kuko izi zindi zo guteranya, tubanze dukore nk'imwe gusa yo guteranya n'ibiki, hanyuma dukore modulo. Nizo usanga wenda abantu batari bakoresha. So ufashe kadufate, nizere ariko ko biboneka, cyangwa reka twongere size. So ufashe umubare ungana wenda ni 100, ugafata n'undi ungana na 300. So print operators ni nyine iyi guteranya nyine niyo ikora umubare, niyo twatukuva. So ushobora no kugabanya, so ushobora no gukuba. Hanga turi kureba arithmetic operators. Ushobora no ushobora no kugira gute. So guteranya, kugabanya twabibonye. So iyindi tureba ni iyi. So gusa iyo nanone ugomba gutindaho hano ni iyi, nuko kugabanya, niyo uri kugabanya ama integers, ugomba kumenya yuko iyo return yayo ni float value. So ndaguha urugero. Niba ufite 10 ukagabanya kabiri, uri kubona kare integers. So ariko ziraza ziri float value. So uri kubona izana 5 n'ibice. So hari no kuhitondera, kuko ahangaha no kwitondera, ukamenya ko iyo ugabanyije buri gihe niyo amara integer biba float values. So modulo ni iki? Modulo iduha kana tuyikore. So 0 ni kuvuga uramutse ushiramo 3 hano, uri kubona yo iduha harya ni mu kinyarwanda avuga ni ibisigara, ni reminder, ni bayita ibisigaye, bayita so uri kubona nyine iyo ugabanyije ni iki gisigara kwa So uri kubona rero iyo hano ari kabiri, sinzi ukuntu bayita mu kinyarwanda, igisigaye cyasigaye, sinzi ukuntu babyita. So nizere ko nayo yumvikana aho ngaho. So none iyi float division ni iki? Iyi float division noneho yo twamenye ko kugabanya buri gihe bizana float. Iyo ukoresheje float division yo ikisigara, ni ukuvuga niba ufite integer igwa integer, niba ufite float igwa float. So
reka tubikore hano turebe. Hano twabonye ko kugabanya biguha float, ariko uramutse ugize float division yaguha iki? Rukubona yuko yo iguha integer. So niba ufite float iguha float, niba ufite integer iguha integers. So iyo nayo nizeye ko yumvikana twihuse. So exponential power ni igihe nyine ni power harya babyita gute mu kinyarwanda buriya iyo ufite ibyo kuva mu gifaransa tubyita exposer, no kuvuga hano a iba iri exposer b. So mu kinyarwanda no sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda, ariko so icyo wabona hano ni iki? Nuko biba hano ni ukuvuga ko ngize nka gutya, ni ukuvuga 10 iba iri exposer kabiri. So nyine so exposer mu kinyarwanda sinzi ukuntu babyita. So reka twihute. So ikindi hano umenya ni iki? Ikindi umenya nuko no guteranya no kuri string bibaho, ariko icyo gihe uziteranyije kuri string izo bita concatenation. So bigiza reka turebe urugero. Ariko ndi kumva n'urugero twararubonye ahantu henshi cyane, ku buryo iyo ufite string ya mbere yitwa Kigali, ukaba ufite n'indi string tuyite S1, none ukaba ufite n'indi string yitwa S2 ni nziza. So izi ushobora kuziteranya, ushobora guteranya totally ni string 1 plus S2. So ST imeze gute? So Kigali ni nziza, urikona ko biza byafatanye nyine. Hano ushobora gushiramo kantu bya escape character kugira ngo ushiremo espace nkuko twabibonye. So iyo irumvikana. So twihute. Indi ni nuko ni nuzo bundi yo gukuba, ariko no muri nuzo ushobora kuyikoresha no muri string, ariko icyo umenya nuko ni igiki yuko iri kuyikoresha muri string, nuko iyo ushiremo ikimenyetso cyo gukuba hano agomba kuza integer, noneho agomba kuza umubare, niba ari nka 3. So noneho uri kubona ST ingana na hano ino string ingana ni string Kigali inshuro 3. So ukona Kigali inshuro 3. So naho ndi kumva humvikana cyane. So none ikindi umenya, abantu bakoze za C++, ibi bintu iri kwandika za for loop ama increment minus na plus muri Python ni zihaba, ariko ubigenza gute? Ni simple, no kuvuga aho kwandika plus ushobora kwandika gutyo plus equal. So aho kwandika minus ushobora kwandika minus equal. So ahangana ho birumvikana. So reka twihute ko zira n'umundi tuzazibona ahantu henshi cyane. So naho tugeze kuri relation or comparison operators. Izi rero izi ni igihe ufite amadata yawe ushaka ku hano navuga gukora comparison mu kinyarwanda ni ukugereranya. Ni ukuvuga iyi ni less than, ubwo ni ukuvuga iyi ni birutwa cyangwa singana, biruta cyangwa singana. Mu kinyarwanda niko babyita byo ndisiri kabisa. So reka turebe urugero. Nk'uyu ufite urugero rwiza. So turebe hano ni urugero. So 10 irutwa na 2.
twese ni false, ariko reka uwashire nka rimwe irutwa na kabiri. Yes, so iyi ngiyi niyo tumaze kubona ni nyine ni birutwa. So ushobora no gukoresha na birutwa cyangwa ingana, rukubyuma naho ubu kubona kigwa false. Hano ni biruta cyangwa ni biruta cyangwa ingana. So kadufata urundi urugero. So rimwe twayikoresheje. So 10 noneho ni ukona ni wakoreshwa 10 irutwa cyangwa singana na kabiri, uri kubona kigwa false. Ariko noneho tugire gutyo biruta. So 10 iruta cyangwa singana na kabiri, aho ni true, birumvikana. Niyo warikira hano 10 iruta kabiri, aho ni true, birumvikana naho. So twihute. Gurita naho twabibonye biruta cyangwa ingana n'ibiki. None ikindi icyo gukora nicyo bita chaining ni gihe noneho nuza uzikoresheje ari nyinshi. So urugero twihuse ushobora kuvuga noneho hano 10 iruta kabiri kandi iruta na rimwe, aho biraba true. Ariko 10 iruta kabiri, 10 iruta kabiri, kabiri iruta 8. No, ni false, kuko 10 iruta kabiri ariko kabiri ntiruta 8. So birumvikana, aho birumvikana. So iyi rero nibyo bita chaining operation, igihe uri kukombininga nyine zino za biruta ari nyinshi. So nizere ko naho humvikana. Twihute. So no ikindi ni equality operators. Equality izini ikirero iziniyo kureba niba ibintu bingana noneho. So ariko hano nukuhitondera. Iyi ntuza amayamvu ari kuyitondera. Ntago iyi ntago yo ireba ni iyi ngiyi hari n'ingi. Iyi ngiyi ni kuvuga birangana, hano ni kuvuga ntibingana. So hano kwitondera iyi nuza ni kuvuga ntago igiyo irezinga error. So ni kuvuga izana true or false. So hano ndikumva nayo yumvikana. Ubundi hano nta kindi ni kadufata urugero. Hano urugero natanga ni uko equality operators so urugero uvuze ngo a ingana n'igihumbi, ukavuga na b ingana n'igihumbi. So niba uvuze ngo a ingana na b, so hano ni iki? Hano iyi ntuza iyi si inyiki korani irareba zino quantity niba zingana, nta kindi ikora. Urikona ni true. Ariko uramutse ugize nk'ibicumi ni false. So ireba zino quantity niba zingana, nta kindi. So ariko mwibuka ko twavuze ko ntuza hano ndi kumva reka no kwavuga ku bintu by'ama reference. Tuzahagira nitujya gukoresha indi ntuza special bita is reka twakwatinda. So nizere ko humvikana. So hano not equal cyangwa se ntibingana. So urikubona nayo n'urugero. So nukubona niba nuzingana gutyo nindamuka ngize gutya ko biraba none hari true kuko bitangana nyine. So not equal be. So reka turebe. So hano kano gushiramo noza dushobora gushiramo print. Invalid. Why is giving invalid sequence ni kubera iki? Ni kosa.
so no kumbabarira harimo amakosa menshi ariko ni so ariko nakari true. So hano harimo ikosa, so not equal, not hano harimo ikosa, inuza igomba kujya hariya. So hano niho ibyo biri true, not equal. Hano bivuze equal not, so hariya ni ikosa. So twihuse ukona ko ushobora no gukora chaining ya zino equality operators nazo nkuko twakoze chaining so twihuse cyane. So logical operators ni kirero. Logic operators ni hano boolean ni kuvuga mu Kinyarwanda ni abantu and all. So hano sinzi ko nazivuga mu Kinyarwanda keretse dutanze urugero. Ni dutanga urugero hano niho urabyumva, ariko hano icyambere reka dutange n'urugero twakoresheje ni icyo navuga ngo ni itegeko, navuga ngo ni itegeko ryacyo. So hano kuri end, hano ubwo tugiye kureba iki kuri end, kuko logical dufite end dufite all. So end ni iki? Nukuvuga if both arguments are true then return true. So nukuvuga niba kadukore urugero sibyo, so true hano twarabibonye ko true ni rimwe, false ni zero, ariko niko nuza mimbere ibigira Python. So hano icyo bivuze ni kimwe rero, niba hano ari true, niba both, niba kuri size hano after end naho akaba ari true uzana true, otherwise naho ubundi uzana false. Uri kubibona? So icyo end ivuga, so hano ugomba kuba true naho hagomba kuba true kugira ngo i-printing true. Printing true. So hano icyo twabibonye niki nuko hano true ni umubare wese utandukanye na zero. So ushobora kukiragurika ijana, urukona naho ni true, ariko uramushizemo zero bihita false. So end bikumva yumvikana, nukuvuga hano hagomba kuba ari umubare utandukanye na zero, na hano akabumba kuba ari umubare utandukanye na zero. Okay, so birumvikana. None reka turebe all ivuga iki rero? Itegeko rya all reka naryo turizane hano. So if one of argument is true then return true. So hano nayo irahita yumvikana neza. So if one of the argument is true then return true. So niba noneho imwe muri izi argument false and true iri true then return true. So if one of the argument is true return true. Okay, so then why are you returning false? Go ikiri and so all niyo twagezemo. So false. Okay, so hano birumvikana. So hano birumvikana. So i true i false ishobora ni zero. So hano ishobora kuba umubare wari wose ushobora gushama ijana. Yes, is that izagarura true nyine. So niba hano nukuvuga hano unahashize naho ni na true igomba kugarura true nyine. So hano unizere ko naho humvikana.
twihuse indi ni not. So iyi ngiyi rero not true. Reka tuyirebeho urugero. Icyo nayivugaho ni iki? Ni uko reka not true tuyifateho urugero. Print not true. So print not true ni iki? Print not true ni ukuvuga iraguha false. Kubera iki? Kubera yuko iyi true ni rimwe cyangwa undi mubare ariko ntabwo ari zero. So uramutse ugize not false, ukona ko iyo itiguha true noneho. So nizere ko iyo nayo yumvikana. So twihuse ahandi ibi twavuze ko zero ari false, izindi zose zitari zero zikaba ziri true. Ni kimwe no ku ma strings. So kuri empty string iba false, ariko ahandi ufite inuzi inyuguti irimo iba true. So hano harumvikana naho. So twihuse hano ni ntuza nziza cyane iyi. Reka kugira ngo tuyumve nayo nuko dukoresha rino tegeko n'urugero. Hano ariko icyo bivuze ni iki? Hano icyo bivuze reka dukoreshe iriya ntuza, dukoreshe n'urugero. Reka dukoreshe rino tegeko hanyuma dukoreshe n'urugero rwayo. So hano ni iki? Igihe ufite argument ebyiri, so ukaba ufite element yitwa x nitwa y. Niba x itari false, then return y else x. See, hano kugira ngo tubyumve reka tugire urugero neza. Hano nirwo twita tubyumva neza. So hano bivuze iki? Hano icyo tugiye kureba ni iki? Tugiye kureba ya end nkuko twamaze kubona urugero. So hano rero bivuze iki? Hano bivuze iki? Niba ufite 10 then ukaba ufite end 20, bivuze iki? Hano iri niyo tegeko dukurikiza. Biravuze ngo if x is not false, so nukuvuga x iri hano is not false, nukuvuga kandi twabonye ko false ari there. So kandi hano for ni 10, so nukuvuga x is true. So then return y. No kuvuga niba 10 itari false, icyo gihe iyi 20 niba printed, ariko iramutse ari 0, 10 niyo yaba printed. So hano birumvikana 20 niba printed icyo bivuze, ariko iramutse ari 0, icyo gihe x niba printed. So hano n'urugero rwumvikana. Hano nukwako ushobora kugerageza ama exercise menshi ukahumva ukatwo kwatinda. So indi nuza ya kabiri kuri all naho reka dukoresha ino tegeko kugira ngo byumvikane. So kuri all ni iki nanone? Dukoresha nanone runo rugero. Dukoresha runo rugero nanone. Hano turashiramo all. So itegeko rivuga gute rero? Itegeko riravuga ngo if x is true, niba x hano ni false, reka tuyigire true. So if x is true, return x. So niba x ari true, no x niba printed. Else y, nukuvuga ibaye false ni y none iba printed. So nukuvuga hano x is true, x niba printed, 10 none niryo riba printed. So ariko x iramutse ibaye false, noneho y niba printed, 20 niba printed noneho. So birumvikana aho ngaho naho. Twihuse indi twavugaho ni not x.
So not x ni nani, ni not x, so ni naho gukoresha urugero nibyo byiza, uko hano icyo umenya nuko buri gihe yo iriturninga true or false. So not x, reka tuyifateho urugero, print, so not x, so not 10, iyi iraba false kuko kubera iki, kubera x ni true, so ariko ugize ngo not 0 urikona kiti ba true. So hano naho ndakumva humvikana cyane. So operators zindi reka tuzazikomereze muri video y'ubutaha. So haramutse hari ikibazo ndikumva wasiga comment aho hasi, ko tukumva twagerageje kwihuta ku buryo bushoboka.